Cheetah Magic. Twagiye Julius rukuvuga ko rero ibiciro by'inyubako hari biri negotiable. Inyubako rero Julius details zayo mbere na mbere barareba parking, umuhanda uyigeraho ni kaburimbo, urabona ko ari kaburimbo, uracyari no gukorwa ariko kaburimbo ya nyuma turayishyiramo vuba. Ahangaha imodoka ifite ubushobozi bwo kwakira imodoka enye. Enye kora nkeya. Imodoka enye ziparitse neza, hagasigara n'umwanya abantu bashobora kwicara. Hariya nebyiri. N'izindi ebyiri hano. Iki kibanza gifite square meter 380, half square meter 400. Bivuga ko muri aka gace iki kibanza kigura miliyoni 100. Muri $250,000 nukuramo miliyoni 100, haraba hasigaraho miliyoni 200 zirenga ushyize mu mafaranga y'amanyarwanda. Iyi nyubako basement twabonye hariya hasi uyubatse na fence fondation utaragereka inyubako. Uri umusirimu kandi ukeneye ishuri ryiza ry'umwana wawe, Systeme Francophone muri Greater Haven Academy Igahanga tubafitiye maternelle, crèche na primaire. Andikisha umwana wawe nonaha. Cheetah Magic. Reka tubasuze kandi tubifurize kumererwa neza mwebwe mubana natwe umunsi ku munsi. Turabasuje kandi tubaha ikaze nanone kuri Cheetah Magic. Mwebwe mudukurikira abari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda, tuzirikana n'abandi benshi bavuka muri East Africa, by'umwihariko bumva ikinyarwanda, abavuka za Uganda, Kenya, mu Burundi n'ahandi hatandukanye, ariko by'umwihariko tutibagiwe abavuka mu gihugu cya DRC, abanyamurenge, abanyamasisi n'abandi mwese. Muhawe ikaze mu kiganiro cyacu. Nkuko nkomeje kubibabwira, ndi ambassadeur wa Metiso muri East Africa. Munyihanganire ko nijwi ryanjye rimeze no kubera gahunda twiriwe mejo muri Stade Amahoro, gahunda z'insinzi, kurahira ku mwanya wa Perezida wa Repubulika. Mwaribonye ko byari bimeze, byari ibirori bikomeye kandi biryoshye. Narasaraye ariko nta kundi, ntabwo nabura kubabwira deals cyangwa se gahunda zigezweho mu Rwanda. Ndakubwira ko muntu uri hanze y'u Rwanda, muntu uri mu Rwanda, uyu munsi ushobora kugura ikibanza gihendutse guhera kuri 2,900,000, 4,500,000 mu mujyi wa Kigali kuzamura, bitewe na square meters wifuza cyangwa se ubuso bw'ubutaka. Nta handi rero wabikura usibye muri Marshall Real Estate. Urahamagara nimero itishyurwa ku bantu bari mu Rwanda 6070, abari hanze y'u Rwanda namwe ushobora gukoresha nimero ya WhatsApp 0783937793. By'umwihariko mbibutsa ko ku muntu ukeneye information zijyanye n'ubwubatsi ushobora gukurikira YouTube channel yitwa Marshall Estate na Instagram Marshall Estate. Urasangaho ibibanza n'amazu bigurishwa. Nkuko mubibona mu mashusho atandukanye, turi mu mujyi wa Kigali, akarere ka Kicukiro, intara y'umujyi wa Kigali. By'umwihariko turi muri Kicukiro neza ni metero nkeya uvuye hano kuri headquarters z'akarere ka Kicukiro, ariko aho turi ni mu Kagarama. Uyu munsi ntabwo ndi jyenyine, ndi kumwe n'umukozi ushinzwe ibijyanye n'amazu agurishwa, ibibanza, nibyo azobereyemo, yitwa Engineer Emmanuel, uje kuvuka. Ikaze mu kiganiro cyacu Engineer. Uraho neza Julius? Ndaho ndashimira Imana. UPI. Urakoze cyane, ndayishimye. Ya indamukanyo nshyashya kuba jeune, abantu mwese mwifuza kuba mwatunga bigezweho. Ubu ni ugutunga properties cyangwa se imitungo itimukanwa. Niyo mpamvu ubu ngubu mu gitondo nimugoroba se cyangwa saa sita uzajya usuzuma umubwira uti urakagire UPI. Urabona muri culture hasanzwemo kagira inka cyangwa se gira inka, gira abana, gira umugabo, gira umugore. Ugasubiza uti ndamushimye. Hari abahita basubiza ngo ndayikugize. Ntabwo ari byo. Iyo bakubwiye uti gira abana, uragira uti ndabashimye. Gira umugabo ntabwo uvuga ngo ndamukugize, wowe ndamushimye. N'ubwo uti gira UPI, subiza uti ndayishimye. Cyangwa se nawe urazongera. Uwo muntu ashobora kuvuga ngo gira UPI agahita bigiramo uruhare ikakugeraho. Uyu munsi rero mutuzanye Kicukiro, ahantu hari inzu y'igitangaza. Amatara yo ndabona njyewe ndebeye ahangaha ntabwo ari munsi y'amatara 500. Ariko umuntu byumva ntagire ngo n'amatara 500 amwe atwara umuriro. Aya ni amatara amwe ari economic, yagenewe gutaka inzu. Ntabwo ari bya bindi byo kuba ubwo ari menshi
ushobora kwisanga wenda ugura umuriro w'ibihumbi 10 mu ijoro, ntabwo ariko bimeze. Aho mutuzanye rero ni hehe, hitwa gute? Iyi nyubako tuje kureba ni izihe details? Hano duherereye mbere na mbere ni muri Kicukiro. Kicukiro benshi murayizi ni imwe mu turere tw'u Rwanda ikomeje gutera imbere mu bijyanye n'iterambere nyine, ariko by'umwihariko turi mu ho bita Kagarama. Kagarama niho hantu honyine uzasanga ikibanza gifite square meter 300 kiriho kiragura miliyoni 100 cyangwa 50 cyangwa se ya 50 biragoye hano. Nuvuga ko aha duhagaze ni Kagarama neza inyuma y'akarere ka Kicukiro muri Kagarama kuri ya kaburimbo principal ica munsi y'akarere niho duherereye. Inyubako ni inyubako nziza cyane tuje kureba nkuko muyibona ku mashusho. Inyubako navuga ko iri mu kibanza gifite square meter 380. Iki kibanza gifite square meter 380 muri aka gace aha duhagaze kigeze kuri miliyoni 100. Ikindi hari n'ibigura 150 nk'ibikora kuri kaburimbo ya Kagarama. Igikora kuri kaburimbo ya Kagarama ni miliyoni 150. Inyubako rero Julius details zayo mbere na mbere barareba parking, umuhanda uyigeraho ni kaburimbo, urabona ko ari kaburimbo, uracyari no gukorwa ariko kaburimbo ya nyuma turayishyiramo vuba. Aha ngaha imodoka ifite ubushobozi bwo kwakira imodoka enye. Enye kora nkeya. Imodoka enye ziparitse neza, hagasigara n'umwanya abantu bashobora kwicara. Hariya nebyiri n'izindi ebyiri hano hagasigara umwanya abantu bashobora kwicaramo. Na wa muntu ushobora kuba avuga uti reka nongeremo ahantu ha greening harimo jardin, hano biracyashoboka. Ubu rero iyi nzu ni nini cyane kuko ifite na basement. Hari umuntu ushobora kuba yibona hano hejuru, urabona ko igeretse kabiri, ari kuri hasi ubona ko ari gatatu. No kuvuga ko ifite basement mu gice cyo hasi, turaza kuhagera. Iyi nyubako yose igizwe n'ibyumba 7, toilette 8. Ibyumba 7 Julius, no kuvuga ko umuntu ari we wese ufite umuryango munini mu Rwanda ashobora gutura muri iyi nzu. Izi ni stairs, escalier zizamuka, ariko reka twinjirire hano neza kuri salo. Nsengeye buri muntu wese uri kureba iki kiganiro kugira ngo ubu umunyamahirwe cyangwa se ubu umwe mu bantu bashobora kugira nibura amahirwe yo gutunga amafaranga ukagura igikorwa nk'iki cyangwa se ukagura inzu nk'iyi. Julius, nagira ngo nkubwire ko umuntu utuyemo hano agomba kuba atekereza neza. Ibyo twita high end ceiling, hano uri muri salo urimo uraganira nka kwa kundi uba waraguze iyi nzu umushyitsi arimo hano muri salo, ushobora guhita waccessinga uri hari uvuga uti ninde se bimeze bite tubazanira iki, ukamumanukanira akana. Ariko usibye no kukamanukana na hano mu gikoni hari frigo zuzuye. Ariko duhere hano muri salo hari design, urabona ko ari nini cyane. Wow. Ifite ibintu biyigize cyane biri naturel, aya namabuye y'umwimerere, aho ushobora kuba uri muri salo wayareba ukumva neza mind zirafungutse. Iyi rero nicyo twita porte-appareil. Porte-appareil ni ahangaha, ubwo nyine niba uzagura iyi nzu ugomba kugura screen nini cyane, ugomba kugura televiziyo itari ya yindi ngana nibura ya 75 nibura 75% ikaba irimo hano. Lighting ubu hari amatara ataka. Ikindi by'umwihariko hano abantu mushyiramo nk'amafoto cyangwa se umutako w'umwihariko. Haciye iminsi abantu badusaba amazu meza, ariko nanone ari muri location nziza. Kagarama, Nyarutarama, Gacuriro nizo location eshatu ziyoboye za mbere kongeraho na Rebero mu gihugu, kandi guvamo icyo bita urubaho ruri naturel. Ibintu byose biri hano bikoze neza, nini cyane, iri smart, frigo, ibintu byose, amakabati hano no kuvuga ko utubati urafungura, mechanism irahari aho ushobora kubika ibintu byawe byose, amasahani, amafurusheti, ibintu byose hano bigomba kuba bigenda neza. Julius. Aha ngaho twafungura hose. Aya meza ho yo ndabona afite n'uburyo ushobora kuyaterekaho ushaka. Uyaterekaho ushaka. Nayafitemo ahantu ho kubika ibintu. Urabona amatara meza cyane ari mu gikoni, oven, ibintu byose hano bimeze neza. So urwego rero rwo kubiyinza ari nini biraza gutuma twihuta Julius, kuko dushobora kwisanga tuhamaza amasaha 5. Aha rero iyo uvuye muri salo, salle à manger, cuisine, winjira hano. Iyo ugeze hano uba ushobora gukata ukaza hano kuri izi escalier
ndagira ngo dukore iyi tour umuntu abyitegereze. Hari icyumba ariko utatweretse. Tugiye kukireba kwari kugira ngo ubanze urebe iyi muvoma ya hano. Hanyuma iki cyumba noneho tuzenguruke tukigerebe. Hara turaza kuzamuka nyuma Julius. Bitamatsiko cyane. So twagiye rero. Hasi hari iki cyumba. Hasi hari ibyumba bibiri, toilette ebyiri. Twahereye kuri iki cyumba kiri hano. Iyi ni toilette yacyo ibanza. Iyi ni toilette nziza cyane ubona ko igizwe n'amakaro meza. Amakaro ntabwo ari bya bindi usanga mu nzu umuntu yavanze ikaro ry'ubururu umukara icyatsi igitaka. Miroir. Miroir wirebamo ukaba inzobe. Julius urabona kuri kuyirebamo ugasanga. So lavabo ziri smart. Icyumba rero ni hano icyumba kinini mu by'ukuri kisanzuye. No kuvuga ko kuri iyi floor ya mbere harimo ibyumba bibiri, toilette ebyiri. Aya ni amagarde robe meza cyane manini. Ibintu byose ushaka kutuye muri iki cyumba afite urubaraza. Iki cyumba gifite urubaraza. Iki cyumba navuga ko n'igitanda cya double icyo ari cyo cyose gishobora kujyamo hano. Uru ni urubaraza aho ba wicaye ureba nanone indi miturirwa iri muri aka gace. Hano ni quartier iri VIP. Iyi nzu nkwibutse ko yubakishije materiel durable, icyo twita itafari ry'imashini. Nitugera kuri fence aho rigaragara batasize irangi turaza kubibera. Ariko n'ubwoko bw'inzugi. Ubwoko bw'inzugi ni muvura nk'ibisanzwe zifite ama impost. Muvura ifite urubaho rwuzuye apana zambaho zisondetse. Umuntu hari n'uburyo ubona inyubako iteguye muri salo ukagira ngo mu byumba aho hateguye nabi. Ibyumba byose birasa na salo. Uko wabonye salo iri smart n'ibyumba. Iki ni cya cyumba kiri kuri. Iki ni cya cyumba cya kabiri kiri hafi na parking. Iyi ni toilette yacyo. Hanyuma icyumba ni hano. Ushobora kuba nanone wagisohokamo ukagera mu ibaraza hariya hanze. Ni ibintu bigaragara ariko nanone nacyo kikagira garde robe. Ubu rero twagiye ibyumba bibiri byo hasi kuri floor yo hasi turabirebye, salon salle à manger. Ubu noneho tugiye muri cave, muri basement. Basement rero Julius hariyo ibyumba bibiri. Njye navuze amatara. Nari ntarinjira ariko reba itara hejuru. Reba itara. Ibi rero turiho turabivuga kugira ngo umuntu ntaze kwikanga ku mafaranga turi buze kuvuga. Hariho n'utuntu twinshi ahantu ama espace manini. Agastoke ushobora kubikamo ibintu. Hano hasi rero hari iki cyumba kinini kiri suite kinini cyane. Ushobora kugikoresha nk'icyumba kikaba kirimo na salo yawe, kikaba kirimo na buri kimwe cyose. Iki ni icyumba kinini gifite metero 5 kuri metero 7. Banzi inkoko yamenye ko Marshall Rio Estate yageze hano. Inkoko isakira bika. Toilette bwa mbere bwa gatatu turetse tubabwira igiciro. Nini cyane kuri kamera bashobora kwiyerekana. Niyo toilette nini cyane. Icyumba cyo hasi kimwe kuko muri basement harimo ibyumba bibiri. Kuri kamera bashobora kubibereka. Aha ni ahantu hanini cyane hisanzuye washyiramo na jacuzzi. Twagiye rero iki ni icyumba kimwe cyo hasi. Tugiye ku cyumba cya kabiri. Ariko tubanze tugere hanze muri cave. Hanze hasi muri cave nuko hasa. Nuko hasa iki ni icyumba cya mbere gihari, kira ni icyumba cya kabiri. Cyakene tumaze kureba. Iyi ni tanke y'amazi. No kuvuga ko hano utuye hano amazi ntabwo ashobora kugenda na rimwe bibaho. Hanyuma confre zicunga ibijyanye n'amashanyarazi nazo ni ibintu biteguye neza. Mu rubavu rw'inzu ureba haruguru nuko hameze turaberekana hariya. Hari n'ikindi ariko nabonye gikomeye mu byo abubatse iyi nyubako batekereje by'umwihariko harimo ikijyanye n'umutekano. Hateguye ahantu hose ni amakamera. Kamera, security cameras. Tugere mu cyumba cya kabiri hano. Hara twarebye icyumba kimwe. Sakibitse bwa kabiri bwa gatatu tureze tubabwira igiciro. So iki ni icyumba cya kabiri muri basement. Turacyari kuri ground floor na basement ntabwo turajya hejuru. So ubu rero niba twahereye kuri ground floor tukabona ibyumba bibiri muri basement ibyumba bibiri
ubu ibyumba bimaze kuba bine toilette enye. Iyi ni douche nini cyane yisanzuye, materiel zose zirimo hano nakubwira ko ari materiel durable. Kijyanye n'amazi yarahari, amazi hano ni full, niyo mpamvu wabonye sterne nini cyane ya litiro nyinshi itanga amazi hano. Ibi ni ibyumba bibiri biri muri basement. Nanakubwira ko iyi playa hano ikoze mu buryo bwa gihanga, aho ibi byumba bibiri byo hasi ushobora kubya accessinga nyine uri hanze. Nuvuga ko bishobora gukoreshwa n'abantu batinjiriramo hejuru, batari bujye hejuru, ahubwo basohokera hano ku ruhande. Nuvuga ko abantu bakoresha ibi byumba bashobora kuba basohokera hano bagahita bazamuka direct muri parking. Kugaruka duce hano cyangwa dusubize mu nzu? Duce hano hanze twongere dusubire muri parking twinjire no dukomeza hejuru. Hanyuma rero amatafari nakubwiraga yubatse iyi nyubako yose ni litafari ry'uruganda, impunyu ya original. Iri ni itafari ushobora kujya ku isoko uyu munsi bakubwira amafaranga rigura ugahita umenya agaciro k'iyi nyubako. Ubu rero tuvuye muri basement Julius, tubonyeyo ibyumba bibiri. Hano kuri ground floor twabonyeyo ibyumba bibiri. Cya cyumba twarebaga ni iki kiraha. Ni ukuvuga ko noneho tugiye kwinjira muri floor ya mbere uvuye hasi. Tugiye gukoresha za escalier. Ikindi nanone ushobora kubafungira uru rugi umuntu ataza kugira ngo ahantu haba harangaye. Hano no kuvuga ngo komeza. Ibi bishatse kukwereka iki rero? Iyi nyubako birashoboka ko wayicamo ibice bibiri igaturwamo abantu babiri batandukanye. Nukuvuga ko niba uru rugi rufunze ahubwo ni ibice bitatu. Hari igice cya hano ni bitatu. Hari icyo hasi, hari iki cya hano, hari n'icyo muri cave. Nuvuga ko iyi nyubako ushatse kuyishyiramo abapangayi harimo ibikoresho, buri hantu wenda uyishyuza amadolari 1000 ishobora kwinjiza amadolari 3000. Cyangwa se hejuru kubera ko hari VIP cyane ugahashyira kuri 2 hani 1000. Hejuru hameze hate? Twagiye. Reka tugende turebe hejuru. Abantu bamenyereza escalier bazamuka bazirangiza bakagira ngo bageze hejuru. Ariko n'aya matara nsinzi kuzamuka hano ubwayo ari cyane. Ubu rero Julius tugeze kuri etage ya mbere. Tugeze kuri etage ya mbere. Iyo ugeze kuri etage ya mbere ikintu uhita ureba ni control room. Hano niho haba hari kamera zireba muvoma yose iri gukorerwa muri iki gipangu. Urabona receiver irahari na screen ureberamo umutekano wose. No kuvuga ko umusekirite wawe ushobora no kuba yicariyemo hano areba umutekano w'igipangu. Hanyuma rero ibyo twabitaga bya high end ceiling, urabona ko iyo uri hano uba ureba neza umuntu urimo hariya hasi muri salon, ureba n'iri tara rifite ubwiza budasanzwe. Hanyuma ukagira ibaraza naryo ridasanzwe. Hano turacyari kuri etage ya mbere. Twinjire mu byumba byayo. Ibaraza ryo abantu barabireba uko hameze. Ni ibintu biteye amatsiko. So twagiye rero mu byumba. Tubanze tujye mu byumba byo kuri etage ya mbere. Mbere yuko tujya mu byumba hano hejuru turahera hano. Habanza inayita nka master bedroom. Niyo master bedroom hano turi. Iyi niyo master bedroom. Murareba garderobe ni igihugu cyayo. Ni igihugu. Babantu mwimakiya mwisiga mwimeza neza ni hano bibera. Iyo uvuye hano rero nabaye inzobe. Iyo uvuye hano wabaye inzobe. Iyo uvuye hano winjira muri toilette ya master bedroom nini cyane. Toilette nini cyane ushobora gushyiramo jacuzzi ubaye ubishaka. Wagera kuri za shower zirimo hano amazi ashyushye, akonje, akazuyazi, ibintu byose. Utubati ni ibintu bisa neza cyane. Black and gold. Twagiye. Ubu nabwo twagira mu cyumba. Icyumba ni iki twakigezemo.
kugira ngo urebe ubunini bw'iki cyumba. Iyi matera iri aha ifite metero 2x2, ariko reba reka nyisunika aha urebe espace isigaye. Reka dufungiye hano kugira ngo abantu barebe space. Yego, ntabwo ari twa twumba usanga matera igezemo ya metero 2x2 ukisanga ukabura naho ushyira utubati twegereye. Hanyuma hejuru cameraman akwereke, nabikubwiye plafo, ntabwo ubwiza bw'inyubako kuri plafo buherereye muri salon gusa. No kuvuga ngo uryama position y'uburiri uryama hano, umutwe ni hano, hariya hakajya televiziyo yo muri chambre. Yego, wabibonye. Turacyakora wapfuye arihuse. Kagire UPI. Iyo umuntu akubwiye ngo kagire UPI abakubwiye ibintu bibiri. Abaguhaye ikibanza n'inyubako. Hanyuma rero turakata hano ku ruhande. Nitugera hano turahasanga ibyumba bibiri. Hari icyumba kiri hano kireba kuri salon, hakaba n'iki cyumba kiri hano. Duhere kuri iki ngiki. Uvuga ko hano hari ibyumba bitatu. Iki ni icyumba gisanzwe kikagira na toilette hariya. Kuki? Nanone kikagira watakaye. Kandi ndabona buri cyumba gifite garde-robe, ashobora kujyamo televiziyo. Iyi ni toilette wakwinjiramo kuri kamera abantu bakareba. Dusohoka tugenda hariya mu cyumba cya gatatu. Twavuye muri master bedroom hano kuri etage ya mbere tugera muri iki cyumba, inzugi zo ni nta makemwa. Hanyuma tuvuye mu cyumba cya kabiri kuri etage ya mbere tugiye mu cyumba cya gatatu kuri etage ya mbere. Iki cyumba rero kikaba gifite ibaraza rireba hariya hanze, hari naryo rikomeza muri parking. Nk'uko bireba, nibaza ko ayo matafari ari iruhande rwawe nibyo bita ibintu biri naturel ku nyubako. So turagera kuri rooftop. Iki cyumba gifite ubwiherero. No kuvuga ngo buri cyumba gifite hano hari ibyumba bitatu, hasi hari ibyumba bibiri bitanu, muri cave hari ibyumba bibiri birindwi na toilette zirindwi, kuko buri cyumba twarebye kigiye kigira toilette. Hanyuma rero tugiye gusezera abantu tubabwira n'ijambo rya nyuma twibereye hejuru hariya kuri rooftop. Nkwibutse ko ubu ngubu iyi ni na salon, iyi ni salon. Aho ufunguye uwo muryango uhita ugenda ku ibaraza. Hano ufunguye no kubugiye kuri baraza gusa. Tugenda kuri iryo baraza. Reka ibiciro tubivugire kuri rooftop. Yego. Aho tuba tureba ikibuga cy'indege cya Kigali imbere yacu. Aho tuba tureba neza Kanombe. Iyo tuvuga rero ngo mwabantu mwe mubika amafaranga, mukoresha amafaranga neza, umuntu ntakubeshye ngo yajyane muri za business ziyatubura kugira ngo uzakore ibikorwa nk'ibi. Nibyo muri Marshall Estate tuba tubifuriza, kandi abajene mwa mureba izi video mbabwira ngo ntabwo bikwiye ko wiba kugira ngo ibi ngibi ubigereho, ahubwo bikwiye ko ukora cyane kugira ngo ibintu nk'ibi ubigereho. Ibi rero ni ibikorwa mufashwamo na Marshall Real Estate, company imwe gusa yaguha ikibanza cya miliyoni 1. Nawe ugatangira gukabya inzozi zawe. Hanyuma iyi ni toilette. Rero tugeze kuri rooftop, tukizamuka escalier ushobora kuba wananiwe uvuga utireka mbanze nanihagarike. Iyi ni toilette ya 8 iri muri iyi nyubako, ibyumba 7 byo twarangije kubisura. Ikindi nkunganiye ku bantu bazi ibijyanye n'amazi cyangwa plumbing, hateganyijwe uburyo amazi muri iyi nyubako ibyobo bihaye betse gato by'amazi reka mbe mbivuyeho. Julius, wayibonye rooftop? Hano bita kuri rooftop. So ibaze rero urumujene, ntabwo iyo tuvuga abajene ubu ngubu kuko abantu basigaye bakora siporo n'abantu bose bari munsi y'imyaka 60. Ibaze urumujene n'umufasha wawe n'abana mwabyaranye, mutuye ahantu nkaha mukavuga muti noneho nimugoroba dufite anniversaire y'umwe muri mwe, turayikorera hahandi hejuru kuri rooftop. Hano ahantu abantu bazi ibintu byo kubaka, impamvu hatari green, nta byatsi twashyizemo, nta jardin hari, ibi no kugira ngo uguze iyi nyubako wikorera amahitamo y'ubwoko bw'ibyatsi, cyane cyane ko ashobora gukoreshwa n'amavaze n'amavaze n'ubundi, cyangwa se ibintu binini ushobora guhingamo
aha rero ubureba ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kanombe, ubureba stade Amahoro. Kuri kamera nibashaka bajye bazuminga kimwe muri ibyo bikorwa remezo. Duhere hariya. Iriya ni stade ni ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali Kanombe. Hariya ku ruhande urareba stade Amahoro na BK Arena. Hariya ku ruhande urareba Convention Center. Ngiriya hariya mu nguni urayireba. Nuvuga ko ibyiza nyaburanga byose bigize Kigali uhagaze hano ubu bireba. Hanyuma ugahita ureba n'ikigo cya polisi Busanza. Ngikiriya hariya harunze itaka. Uragira ngo mvuge iki? Uhagaze ahangaha ikibuga cy'indege, ushobora no kumenya indege ubonye ko abaperezida bari mu Rwanda ejo barenga 20 ko indege ya Sudani yahageze izanye Samia Suluhu yahageze. Cyangwa umushyitsi wawe uje kugusura uvuye ibwota amasimbi ukamenya ngo indege yamuzanye irahageze ukadrivinga ujya kumufata. Burya indege ikilandinga nyine imaze harimo nk'iminota nka 20 nibwo wava hano mu rugo nibura ugiye kumutegereza. Duhagara hano haruguru. So aya mazu rero ari kuri uyu musozi ni amazu atatse ubwiza, ni amazu meza, ni amazu ntafite uko ikindi kigaragara cyo iyi quartier turimo ya Kagarama ni umwihariko w'ubwoko bw'aya mazu. Nayo turi kubona hano ari under construction, ni quartier yagenewe ama etage. Ikindi n'abantu bari wenda hano inyuma yacu hano nundi mushinga nawo ukomeje. Urebye amatafari uhitubona neza ko iyi ni inyubako. Aya matafari yubatse inyubako yo ku ruhande ni nayo yubatse inyubako. Ibi rero byagufasha kureba bya bintu twavuga ngo bya durability cyangwa se materiel zikomeye zubatse izi nyubako. Julius, tugende ku biciro. Ibyiciro tukivugira aha duhagara hariya hasi tubivugire hano. Hano hari umugisha. Reka nkwereke ikintu cyiza kugira ngo n'abantu babone uburyohe bw'ahantu duhagaze. Na mbere yuko tuwenda tujya muri izo details, ikindi hano bitewe nuko mubona hari systeme installation ya electricity, hano ushobora kuhashyira akamashini gatunganya ikawa, coffee, akamashini gatunganya amashokora n'ibindi byo bijyanye n'ubwoko bw'ibinyobwa bimwe bikorwa ko kanya biri fast. Erega abantu bamenyereye ko kugira ngo unywe ikawa ugomba kujya kuyishaka mu kabari cyangwa aho icuruzwa cyangwa inzoga. Ariko hano uhita hakubita akantu k'akarahuri gafunze akaba kontwari, ukaza ukicaza abagabo hariya ukanywera akantu iwawe muganira. Ya bindi twavuze by'isabukuru, ya bindi by'umuntu wakugiriye neza ushaka kumushimira cyane. Mwicaye hanga waye UPI ushaka gukura ubwatsi. Nahanga ubu nk'abantu bose twahaye ama UPI muri Marshall Estate, mushatse mwazakora nk'akanama mukaza nubwo twe tubatumira buri munsi mukavuga muti tuje gukura ubwatsi. Yego. Kugira ngo tuvuge ibiciro rero turabivuga baturebera hano hejuru. Yego. Hanyuma rero tugeze ahashimishije. Bantu muri kureba ikiganiro cyacu muratubona mute? Murabona ko turi mu bihe byiza hejuru kuri rooftop. Ariho waguze iyi nzu uri hano umuntu ari haragufotora ugaragara nk'uko turiho turagaragara. Nagira ngo tubwire abantu ibiciro. Baravuga ngo mu mahavu yo ku nkombo baravuga ngo owafira akanyize. Owafira twagiye Julius rukuvuga ko rero ibiciro by'inyubako ni 250 by'amadolari biri negotiable gake cyane. Umuntu ukurikirana iki kiganiro abyumve neza, ni 250 by'amadolari biri negotiable. Nje rero akenshi nkunze kubibabwira nk'umwubatsi, iyo ngiye gupricinga cyangwa se numva agaciro k'inyubako, mpera mbere na mbere kuri details zishobora gutuma umuntu wumva aya mafaranga abitekerezaho kabiri kugira ngo yumve ko inzu yayigura, cyangwa se impamvu ashobora gushingiraho yumva ko ibi bintu cyangwa se iyi nyubako idahenze. Iki kibanza gifite square meter 380, hafi square meter 400. Bivuga ko muri aka gace iki kibanza kigura miliyoni 100. Muri $250,000 nukuramo miliyoni 100 haraba hasigaraho miliyoni 200 zirenga ushyize mu mafaranga y'amanyarwanda. Iyi nyubako basement twabonye hariya hasi uyubatse na fence fondation utaragereka inyubako biragutwara miliyoni 50, usigaranye miliyoni 150.
iyi level floor ya mbere n'iya kabiri biragutwara miliyoni 100 usigaranye miliyoni 50. Hano hejuru turi iyi rooftop iragutwara miliyoni 20 kuyisakara usigaranye miliyoni 30. No kuvuga ko inyungu turiho turashaka kuri inyubako reka tube muri range ya miliyoni 30 na miliyoni 5 bitewe nuko twakumvikana. Yes. Hanyuma rero diru niyo ngiyo income ku muntu wagura inyubako hariko nongeraho kindi wenda urahita kirasubizwa n'icyo gisubizo ugiye gutanga. Niyihe mpamvu umuntu uri hanze y'u Rwanda, umuntu uri muri Canada, umuntu uri mu Bubiligi wakoreye ayo mafaranga cyangwa se ufite uburyo wenda yanayishyura muri installments nabyo bijya bibaho, niyihe mpamvu umuntu akwiye gufata amafaranga yakishyura inyubako? Impamvu bantu muri hanze y'igihugu cyangwa se n'abari mu Rwanda iyo mvuga ko iki gikorwa wagikora ukagura ikibanza ukubaka ukagira gute, ubanza unyemerere ko udashobora guhura ku kigero cya 70% n'aba engineer bari right bo kubaka iyi nyubako. Nukuvuga ko uyu mushinga ushobora gutekereza kuwukora n'umuntu wo gukorera ukamubona ariko ukisanga bitameze neza nk'uko uri murareba iyi nyubako. Iyo ni expertise ya mbere yishyurwa amafaranga menshi, consultance. Ibyo sinabishyizemo mu gukostinga iyi nyubako. Indi mpamvu nanone uze gutekereza kuri time, igihe ni amafaranga. Aho kugira ngo ufate umwaka wubaka project nk'iyi utege indege ya lere turu buri gihe ugaruka, ushobora kuvuga uti inzu n'ubundi ni nziza ni nta makemwa. Harimo nakaka gahunda ku buryo bavuga ngo abafundi barya sima. Yego. Ushobora nanone guhura n'umuntu wayikubakira neza ariko akarya menshi arenze ayo wari kugura iyi nyubako yuzuye. Aha rero niho utangira kugana amakampani yizewe nka Marshall Estate, ariko natwe tukakubwira ngo ari twebwe twahitamo kuyigura uko yuzuye. Ibyo kubaka niba ushaka kugura ebyiri akaba ari bwo usigara wubaka indi nyubako. Nari ngiye kukubwira ngo noneho mu buryo bwa business ntukeneye kuza gutura hano, ahubwo ukeneye kugiye guhabika amafaranga nanone uzajya ubona interest y'ayo mafaranga washoye buri kwezi. Iyi nyubako birashoboka ko wayikodesha ukayishyiramo umupangayi umwe cyangwa babiri, batatu baba babaye benshi. Kubera ko twabonye parking imodoka nenye, nubwo wenda nizisigara zishobora guharagara hara mu muhanda, ariko biba byiza hagiyemo abantu babiri. Iyi nyubako bashoboka na business yo gucuruza ama-rooms. Hano ushyizemo akamoteri kameze neza cyane, ama-rooms 7, room imwe uyigurisha $100, nuvuga ko umunsi wose huzuye $700 waba wayabitse. Ariko mu buryo bwa appartement wabonye ko harimo amagarde-robe, ibintu byose icyo wakongeramo ni ibitanda gusa n'amarido. Wongeremo ibitanda n'amarido, iyi nyubako wayikodesha $, ari umuntu umwe uyifashe ni 2500. Ari umuntu umwe uyifashe hafi miliyoni 3 z'amanyarwanda. Niyo ari abantu babiri bayifashe ni 3000. Aha rero nibaza ko byumvikana. Ibindi bisobanuro detaye ni nyinshi dushobora kuguha kubyo wakorera hano, bishobora kukwemeza cyangwa se kukumotivatinga kwishyura iyi nyubako. Uratwandikira muri comment section cyangwa kuri ya nimero yacu itishyurwa, waduhamagara ni 670, WhatsApp ni 0783939793. Hari ikindi, inyubako nk'iyi iyo tuyipostinze ushobora kuba utari witeguye uvuga uti iyi nyubako iranyenteresheje ariko aka kanya nta mafaranga mfite, cyangwa se nkeneye kugana ibigo by'imari. Iyo nta mafaranga ufite ako kanya ari liquide, uratuvugisha tukumvikana uburyo ushobora kwishyura muri installment, tuvuge amezi 3. Niba uri hanze uburyo bwa transfer urazi ko bigora, ibyo byose turabyumva turabafasha. Cyangwa se mu buryo bwa bank, uciye muri bank ukaba ufite make cyane wenda waba utanze, ubundi tukakuyobora inzira ya bank wahitamo se, cyangwa iyo twaguhuza. Ibyo byose ni Marshall Estate tuhari ku bwanyu. Niyo mpamvu umunsi ku munsi tuba dukora cyane kugira ngo mubone ibikorwa byiza. Julius ndagushimiye. Nanjye ndagushimiye. Ariko inama y'ubuntu tubona kenshi quartier nk'izi ziri VIP, zirimo amazu y'ama etage, cyane cyane ko ari gahunda igezweho cyane cyane duhere no mu bice by'inkengero. Buri ugiye za Kabuga ukagera ku Ruyenzi, ukagera Inyamata, ukagera ubwo ndi kuvuga ibice byose za Shyorongi, ibice byose bireba mu mujyi wa Kigali, hagabanyijwe mu bwoko bw'ibibanza bitewe n'icyo buzakoreshwa. Ariko byagera mu bijyanye n'imyubakire
tukibagirwa ikintu kimwe. Yego. Reba aha hantu duhagaze urebye iyi karitsiye yose yizengurutse, farumasi wayivana he? Farumasi Nk'umuturage hano muri karitsiye nyereka farumasi, kwaho duhagaze turi kureba izi karitsiye zose. Supermarché iri he? Boucherie iri he? Ibindi bintu nkenerwa byo muri karitsiye ngera, ariko iby'ingenzi ni ibyo: isoko, supermarché, isoko ry'imboga n'imbuto. Hano muri Kagarama hakenewe supermarché muri aya makaritsiye cyane, hakenewe inyubako z'ibikorwa bikenerwa bya buri munsi. Kwa kuno umuntu akenera farumasi, kwa kuno umuntu akenera bya bindi bikenerwa bya buri munsi kandi bya buri mwanya, ibikoresho by'abana n'utundi tumwe dutoya two mu ngo dukenerwa, n'iby'amasuku. Biratangaje umuntu ukeneye papier hygienique utuye hano yajya kuyizana. Umuntu wumvise idea ya Julius, kiriya kibanza kiri ku ruhande, kiriya kirunzemo imbaho, ushobora kukibereka, nacyo gifite square meter 480, kiragurishwa miliyoni 130. Ego reka twereke umusozo w'ikiganiro cyacu. Turashimira abakiriya bakadasohoka, inshuti za Marshall Real Estate. Ukeneye gukora deal, ukeneye kugura iyi nyubako, urahamagara nimero itishyurwa 6070 cyangwa se 0783937393. Mwakoze cyane mwakurikiye iki kiganiro, mukomeze gukurikira ibikorwa Marshall Real Estate Developers ibagezaho, ndetse na Cheetah Magic. Cheetah Magic.